Yobu 36 umurongo umwe wa 32. Umbabarire wumve ibi bintu neza. Haravuze ngo ihisha umurabyo mu maboko yayo maze ikawutegeka guhamya intego. Baba baririmba agafatwa ntabwo yita ku bukene byatahagahe mu giti cy'ibungura. Abazi gusoma ayo mateka barayumvise, ariko ngagafashwa bahagira bavuga kuko bakuvuze ntabirebe hagafashwa umuntu akuzura umwuka wera. Rimwe rero abandi nyine bashinzwe kuzana akavuyo n'ibindi by'iterambere no kuyobya za nshuti bitwarebye mu migani baramusura. Uwo muntu we ngo yanabayeho aramubwira ngo ariko kana ni nkuko reka twe gukoresha izina ry'Yohana ariko hari abantu bizihirwa mu nzu y'Imana. Kabwira ati rero izo haleluya zawe, uko gusimbuka kwawe, uko kubyina kwawe, uko kuntu wigize gutyo ntacyo biri bugufashe nta nyungu ukuramo, ahubwo reka ajye mwifashiriza. Akira buno burangiti. Icyo gihe cyari ikintu gikomeye. Buri giti murabuzi nazo rwaruhuye cya kindi bitaga rufuku cya kera ariko kitapfukaga. Hari ibyapfukaga hari n'ibipfuka. Hari aho nagiye kirenda bibona byinshi n'ubu baracyabikoresha, ariko ubu ntabwo bigipfuka nka kera. Kera aho wakiryamagamo wabyuka ukagenda ubiyora kurusha uko waryama mu byitwaga amapamba kera. Ntabwo mwebwe mubizi iterambere ryaje mu mwavuye muri nyakatsi. Imana ihabwe icyubahiro kandi dushimire n'ubuyobozi bwabitekereje. Icyo nabivuze rero ngo uyu mukecuru bamuhereza icyo kirangiti arakibana, nabwo mugabo amuha kondisiyo, aramubwira ati reba iyambere ntukazaza ufashwa, nunafashwa bijye biba mu mutima wawe. Izo za haleluya ziratubangamira, ntukazitere cyane. Mbese nawe ujya wicara mu rusengero umere n'abandi bose uba umusirimu ufashwe gusa, ariko kunyeganyeza ibujije kuzamura haleluya akicara bikamubyimba agatuza aho ngaho, yakongera akabyiruka kiriya giti kimubana. Kiriya giti abikora kabiri, abikora gatatu, ubwa gatatu ageze mu nzu y'Imana arafashwa. Agiye kuzamura haleluya arabyibuka irongera iramufunga. Agiye kuzamura ya gatatu areba umugabo, ubwa kane arangije ntabwo yazamuye haleluya gusa, yarayizamuye arahaguruka aravuga ati haleluya, ati noneho natakira giti cyawe uzukijyane, ariko umutima urenze ndayizamuye. Uyu mukecuru naramukunze, nta kintu twabigereranya, ariko rebera umuntu umwe umubwire ngo birangite imiceri amasosi n'ibindi ntibikubuze gufatwa mu nzu y'Imana. Ibyo ni kamere ni karande n'ubugegera naho bigera, ntibikubuze gufatwa mu nzu y'iki. Abantu mukire hano haleluya, abantu mukibyumvise munyikirize muvuge ngo amen. Abantu mwumva nibyo mwongere muzamura ibyo biganza ubuzima bw'ikibari ituboneze. Abantu mubyizere munyikirize muvuge ngo amen. Ngo uwo murabyo uraza ukagera ku ntego cyangwa ukarasa hehe ku ntego kabiri. Buriya mwese abantu dore ikintu kitumaze batazi, tujya tubasha kugerageza ngo tugere ku ntego tukabishaka ariko bikanga. Ariko buriya tuba twagize gute twabigerageza. Icya kabiri, buriya iyo ugerageza kugira ibyo urasa ukananirwa kugera ku ntego byo birakurasa. Abarwanye baranyurwa cyangwa babyize. Iyo ugerageza kugira ibyo urasa kugira ngo ugere ku ntego, iyo bikunaniye byo bigira gute birakurasa. Ndebera umuntu umubariza ngo hari ibyaba byarakurashe ubona guhanura. Hari ibyo wagerageze aho kugira ngo birasa ku ntego akaba ari byo bikurasa. Mu rugo hano hari abantu benshi bagiye baraswa n'ibyo bagiye bagerageza, aho kugira ngo babigereho bikanga, bakabirwanya bikanga, bakarwanya nabyo bikanga. Rimwe ngo Abisiraheli bigeze bakora ikintu gikomeye ngo bari mu nzira, urebe ukuntu shitani ari igitangaza. Ugere hehe? Ndavuga kandi Abisiraheli shitani yigeze bashuka ngo baragenda bambuka Yorodani murayumvise, ngo bamaze kuyambuka bageze hakurya shitani arababwira ngo ibyari bibagoye yari Yorodani icya kabiri. Dore Farawo n'ingabo ze baguye mu nyanja, none mwebwe ndabona mwawutsinze, nimushaka musereburire hano. Ba Miriyamu batera indirimbo barabyina, barangije abenshi baguye bambutse buriya Yorodani.
bitangiye gukunda, nimwiyicarire, nimugandagaze, nimumere neza, ariko intego ntabwo kwari kwambuka Yorodani, intego kwari kugera hehe bakozi bibi? Intego kwari kugera hehe? None se mugira ngo bagezeyo? Reka da! Bibiliya iravuga ngo hagezeyo abagabo nanga babiri, abandi baguye bacyambuka Yorodani. Kugera ukabona uguze moto, ntabwo shitani yashakaga kugura moto, intego wari ufite yari yo kugura iki? Imodoka. Ariko kuko shitani atagushaka ku modoka ngo ugere ku ntego, agahita gukubita moto, agahita gukubwira ati n'ubundi ibyo wasengeye byana ibyo, iby'imodoka byihorere, iwanyu nta n'uwayitunze ugatunga imodoka. Rero kandi bose igihe cyose bakubona uko basanze, ariko iyo ufite intego Imana iragushyigikira ukagera he? Ku ntego. Umuntu wanje ufashe umunyeganeza gusa utamukozeho, arashobojwe, arananiwe, arasinzira, ariko mutereza igitugu cyangwa kinyabupfura umubwira ngo Imana idushoboza kugera ku ntego. Ariko tubikora no muri umusirimu ntacyo bitwaye. Niba umusirimu bwawe bamubonye n'intego hari igihe ukora, abantu babyize ngo nyikirizo muvuge ngo amen. Umuntu umubwira ngo ntukagende imbere y'umuziki, banza ugere ku ntego. Niba urabona nabikuye muri Bibiliya kugira ngo mwumve, ntabwo mushaka kugera ku ntego. Reka mu ntebe hano mwarimu nareba abakinnyi bakina umupira, akakina kubita, akagera imbere y'izamu, akabatera kwifata, bose bakifata mu mutwe, akinanura. Bajya bavuga ngo yari yakinnye n'ubwo yateye amapoto. Amapoto se barayabara, amapoto se harimo iki? Amapoto baguha igikombe, mubwire ngo intego kwari ugutsinda igitego wavunikiye ubusa. Intego ni ugutsinda iki? Iyo aboneza mu izamu akabona kugira ngo ute gusegura barakorera no biki gihe bakubita amapoto ngo twari twarigezeho, mwarigezeho se bibamariye. Yesu ni mwiza cyane, ni mwiza. Wari ubizi se? Ndebera umuntu n'umumbwirire ngo wirinde gusebya Yesu. Kabiri mubwire ngo ntagasebe uhari. Yesu ntagasebe ugize gute? Uri inyuma y'urwango uri usebya kandi uzi ko ari iki? Ari icyaha. Mubwire ngo intego ni ukugerayo. Abantu babyumvise nibura babyizeye ko banabiseye ibintu ko naza kubibeshya ko nzongera nanjye kukwamo nanjye nkabahagarara imbere, kandi nanjye ko bagiye guhamya intego ndimo, twongere tugerageza nyuma y'uko Imana yongere tugarukire. Abantu babyizeye mu nyikirize muvuge ngo amen. Icyakabiri yavuganye na ikigo kirakomeye, yambwiye ngo hari abantu ije gusukira amavuta muri uku kwezi kwa munani ko kugira ngo bahangare ibintu byagize gute cyabahangaye. Mwashyira amavuta, bashaka, ariko Imana irambwira ngo mbatangarize ije kubabura. Ariko se twaba tugiye kubigira business. Imana ibamera amafaranga ariko mushyira hano mbanza mpanure sosa ngo umufuka yanjye yuzuye, murakoze. Ariko uribona gushyira aya ni amavuta, reka nayo nafashe ngo Imana igiye kumagura amavuta. Iki ni umugisha. Ati kuko iyo bidakunda ibyari buvemo. None rero namwe reka amavuta akore, mumbwire ngo jya mureka amavuta akore. Imana umuriro uraka turawubona, apana ibintu bya nyakanga. Hanyuma gahunda ni kuwa gatandatu saa 3 tuba dufite amateraniro hano ku cyumweru, tuvanze saa 2 n'igice tukageza saa 7.